Matilda nusonza ibiryo bisange mwimwe icyo bayita guki boro bakita gukira siko kinjabutse nusonza isupure yisanga kiranjabutse neza mu Kinyarwanda. Umwana atangiye kwimenya mu gihe ababyeyi badahari umwana ku myaka y'ibiri 3 yatangiye kwirwanaho. Ababyeyi be ntabwo bigeze bita kuri uyu mwana iyo mwito bari kumenya ukuntu afite imana idasanzwe. Umwana witwa Matilda mu myaka y'imice cyane yatangiye kwirwanaho. Ababyeyi mu gihe batari bamwitayeho bya bindi bana bacu babyuka biriza ngo daddy mami ngo kiniki umwana yatangiye kubyuka asoma ibinyamakuru. Matilda had read every magazine in the Matilda ku myaka ine yasomaga ibinyamakuru byose byo mu rugo. Courage and asked her father for something she desperately wanted. Ndetse aza no gusaba ko ikintu kidasanzwe umunsi umwe. What do you want a book for? Urashaka igitabo. Igitabo cy'iki cyo gusoma. Wose gusoma when you got the television. We ureba televiziyo we ntago uzi gusoma warwana. Umwana ntago bari bazi gusoma. That you can't get from a television faster. Muri televiziyo ni ukuri ibintu by'ubwenge kurusha ibyo akora mu bitabo. Matilda already knew that she was somewhat different from her family. Matilda uwo munsi nibwo yamenye ko atandukanye na famiye ye. Needed in this world. She'd have to get herself. Ndetse yaramaze kumenya ko ikintu cyose akeneye mu burubu buzima ari ugomba kukiha nta muntu uzakimuha. Mwana wanjye ibiryo rero twabisize hariya muri micro-onde. The next morning, after her parents left, umunsi umwe mu gitondo ababyeyi ba Matilda bagiye ku kazi. Search of a book. Yatangiye gushaka ahantu yakura igitabo mu bitabo. Abona isomero. Library. Umwana ku myaka ine yatangiye kubaririza ahantu haba isomero. Haba ibitabo. Hari library. Umwana abandi bakwambukana wakambuka. Bakwambukana wakambuka. Ku myaka ine umwana yaramaze kumenya ko ikintu cyose akeneye muri iyi si nta wundi uzakimwa ari ugomba kukiha. Ku myaka ine abakobwa bari kureba iyi filime benshi bo bazi ko ikintu bakeneye ngo ari abagabo tuzakibahasha. Ko rubanda muranatinya. Umwana yaje mu isomero afite imyaka. Ndashaka ibitabo by'abana ahantu biri hakurya iriya. Nze nkuhitemo igitabo. Oya urakoze nge ndaza kwifasha. Yagasana iki cyanara cy'imyaka ine. No, thank you, I can manage. Mukajwe gato. Umwana yaje mu isomero atangira gusoma. Ku myaka ine abana bangana gutyo ubundi bari gusoma ngo bibe. Every day as soon as her mother went to Where icyo gihe Matilda mu gitondo buka ababyeyi bajyaga ku kazi